Mana ishaka ko buri muntu wese anyurwa n'ibyo afite. Shaka ko mu butunzi ufite mu byagwaye unyurwa n'uko ufite, ukanyurwa n'uko uri. Ikakumyika kugirira neza. Yego. Mana ishaka abantu banyurwe. Gihe kimwe Imana yaransanze, iransanga n'agahinda kenshi, irambwira ngo ndababaye cyane. Irambwira ngo bamwe baje bashonje ndabagaburira, abandi baza barwaye ndabakiza, ariko baranyibagiwe. Imana irababara cyane. Irababara iransanga, irambwira ngo ifite agahinda. Hari abo yakijije, hari abo yagaburiye, hari abo yambitse, hari abo yarinze, ariko baribagiwe. Imana irambwira ngo irababaye. Ko butumwa narabugiye mbutambutsa mu uko niko Imana ibashaka ngo muri wese yera imbuto. Wakera imbuto muri bagenzi, wakera imbuto utuye, wakera imbuto mu muri mukora, wakera imbuto mu bavandimwe, wakera imbuto ku babyeyi bakubyaye, wakera imbuto mu mirimo yose ukora, ukaba igiti cyiza. Imana ikakwishimira. Jambo rikongera rikagusubiza ngo wemeye kwera imbuto agana n'icyo giti cyateye ku mugezi. Cyera imbuto mu gihe cyacu ngo byacu n'ibyume. Ngo icyo azakora kizamubera cyiza. Nuwemera gukora ibyiza nuhemuke, nugambane, nukora ubugome, bakora ibyiza nuhemuke, nuriganye. Ariko mbwira abantu bose bari kumva, mbabwira ngo Imana ishaka muri bo bongere bakizwe, bakiranuke, bongere bihane, bagarukira Imana ibagirire neza. Ngo nimbwire abantu bose bihutiye kuvugana nayo, ni Imana yongeye kubasubiza imbaraga. Yesu, Imana irambwiye ngo nimbwire abantu bafunze, ngo ifunguye imfungwa 70. Abantu bari mu magereza, Imana ifunguye imfungwa 70 mu bantu barafunzwe bamaze igihe bafunze. Imana irambwiye ngo ni Imana ikuye ikintu cyitwa imirambo myinshi mu modoka yarizanye abantu benshi ibakura mu gihugu bajyana mu kindi gihugu. Imana irashaka mu ruhande rwe ngo wera imbuto ahantu hose utuye, wera imbuto mu mudugudu urimo, wera imbuto mu bayobozi, wera imbuto mu gihugu, wera imbuto mu kazi, wera imbuto mu murimo ukora, wera imbuto ugire neza, nugambane, nuhemuke, nubeshye, niwibe, niwice, nusambane, nuroge. Imana niko ishaka muri mwese ngo mugirane neza, mukora ibyiza, nayo izibagirire neza. Ni babandi bahora mu bibi, bamwe banze gukiranuka kuko nyine inzira yabo ari bini byaba ari bibi, niyo mpamvu ibyabo bitumuka n'umuyaga. Ugasanga rufite ibintu byinshi ejo bikagenda, ugasanga rufite ubutunzi bwinshi ejo bukagenda, kuko ari bibi nyine ari bibi, ntabwo bizegera biramba, ahubwo bizatumuka bigende nk'umuyaga. Umuyaga nuzo bitumure, ikintu cyose nikiza kibijyane, kuko ushaka mwese ngo mukore ibyiza kandi mukiranuke, mubwiza abantu kuri mutabeshya, muca imanza zitari za kibera. Imana ibagirire neza. Mwongere muyinginge, mwongere muyisabe, mwongere musenge, mwongere mukiranuke, mwongere musabe izindi imbaraga, mubyingingira, mugarukira Imana, munyurwa n'ibyiba, ndetse nabo yahaye bongere bayishimira, bagira amashimwe yo kuyishimira cyane. Nibwo Imana itanga umugisha, itanga amahoro, izongera. Imana irashaka abantu bongera bagaca bugufiya, bagacira Imana bugufi, bakubaha Imana. Ndetse waba utunze, waba udatunze, waba uhaze, waba unashonje, nk'uko ijambo ribikubwira, ca bugufi wongere wumvira Imana. Waba ufite byinshi bisaba ko ufite byinshi cyane, ndetse waba utabifite, ongera uca bugufi wongere waha Imana. Imana yongere ikugirire neza. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, reka mbasuze kandi mbifurize ineza y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese ndabasuhuje, mbifurije ineza y'Imana, mbifurije umugisha w'Imana.
mu byo mukora byose, mu byo mwerekejeho amaboko byose, Imana ibihire. Ntimukabure umugisha, ntimukabure ineza y'Imana, ntimukabure guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Ufite ibibazo bitandukanye, uburwaye, ufite intambara zitandukanye, ibigeragezo bitandukanye, reka nkubwire ngo imbaraga z'Imana ziracyahari, kandi ko yarari kera n'uyu munsi ni kwakirija. Muravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Humura siko bizaba, kiretse kubava mu masezerano ari nta mpamvu, niba bagiye gukorwa n'isoni ejo bundi. Ariko wowe unyumvishe, uri kumva ijambo ry'Imana, ukomere mu bya Yesu, nawe ntabwo azagukoza isoni. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu, icyo nasubwiraga nkubwire ko nguhaye ikaze, wowe uduteze amatwi, Amerika, Aziya, Uburayi, Afurika dutuyemo, mwese mugubwe neza. Kandi ukibona kino kiganiro ukumva biragufashije, ukumva ubugingo burahembutse, wifashwa wenyine, sangiza n'abandi. Icyo twifuza no kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugere ku isi yose, abazabwumva bakizera iryo zina, muzabatize mu izina ry'Umwana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Iryo sezerano dufite, twe ntabwo tubatiza, ariko twakuyobora inzira unyuramo kugira ngo usoze gukiranuka ubatizwe. Ni Nepo muvugana kuri mikoro, ndi kumwe n'umuntu hano imbere, nimba ari umubyeyi, nimba ari umukobwa ntabwo ndabimenya, ariko dushonje duhishuwe tugiye kubimenya. Reka muhe ikaze rero ku Musaraba TV ndetse no mu kiganiro cyacu uyu munsi. Ndagusuje mu izina rya Yesu. ndakwakira mu izina rya Yesu. Umeze neza? Umeze neza Urakomeye cyane. Amakuru meza. Urakomeye? Ndakomeye. Ndashima Imana. Ndashima Imana cyane. Haleluya. Amen. Ongera ngo amen. Amina. Haleluya. Amina. Twishimiye kuguha ikaze ku Musaraba TV. Amena. Nanjye ndabishimiye. Amen. Amena. Abaduteze amatwi bakeneye kumva umuntu ugiye kubaganiriza. Nde tugiye kuganira nawe muri kano kanya? Mushima Imana Tereza. Ushobora kwibaza, navuze ngo nimba ari umubyeyi, nimba ari umukobwa ntabwo ndabimenya. Uri umubyeyi, uri umukobwa, urakijijwe, ufite Bibiliya, n'ibyo turabibona, ariko cyane mbona yuko abafite Bibiliya bose siko bakijijwe. Kimwe nuko abari mu nsengero bose atari ko bakijijwe, kimwe n'ubwo abagenda mu nzira bose batitwa abagenzi. Mwebwe muri bande, mumeze mute, muragenzwa n'iki ubundi? Amena. Haleluya. Ndimushima Imana Tereza, ndumuvuga butumwa. Urara Imana mu bice byose, mu rusengero, mu madini yose nemeye kujyamo, ahantu hose bavuga Imana. Yego. Umukobwa. Uri umukobwa. Yego, mwabyumvishe, mushima Imana. Tugiye kugana muri kano kanya, ni umukozi w'Imana, n'umuvuga butumwa, ni umuhanuzi w'Imana, Imana ihamagaye. Niwe tugiye kugana muri kano kanya, kandi dushimye Imana ko ari wowe ihisemo kugira ngo iguhe ifunguro ry'ubugingo bwacu kuri uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro, kandi imbaraga n'amavuta bikubonekeho n'ibikubeho. Amen. Reka tugusabe noneho rero, mbere yuko tujya kare kantu tuganira, ubanza usenga Imana, twinjire mu kiganiro neza, kugira ngo ibyo tugiye gukora byose Imana ibibemo. Ni karibu. Amen. Imana nziza, Imana ikomeye cyane, Imana y'ubutware, Imana y'imbaraga nyinshi, tubanje gushimira muri uyu mwanya cyane ko washiye kuturinda ukabana natwe. Tugushime ko waduhaye ubuzima, ukaduha kubaho, ukaduha gukomera, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Ni wowe Yesu. Reka unyemerere muri uyu mwanya uduhaye, ndetse muri aka kanya uduhaye, uhabwe icyubahiro mu bwami bwawe, ndetse no mu mbaraga no mu butware bwawe. Turagushimiye hagati y'isi ndetse n'ibiremwa, n'imbaraga zawe watanze, ndetse n'imbaraga zawe zibaho iteka ryose, bishyirwe hejuru Imana. Tugushimiye kuturindira mu gihugu cyawe waremye, ndetse mu mbaraga zawe waremye, kugira ngo izina rye rigomye rishyirwe hejuru. Icyubahiro ni cye mu bwami bwawe, ndetse no mu biremwa, ndetse n'abari imbere yawe, ndetse n'abari mu bihugu byose bashiye kuba bakaramuka. Izina rye rihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Urakoze cyane, mushima Imana. Twishimiye kuba nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Watubwiye ko uri umuvugabutumwa, utubwira ko uri umurokore. Ariko mfite ikibazo, nicyo turi kwibaza muri ino minsi. Abantu benshi cyane bari gutinya umuntu ijambo umurokore. Ijambo umukristo, na message ndi gusoma no muri telefone n'umuntu abinyandikiye, avuga ngo abarokore b'iyi minsi bangeze ku ijosi. Kwambwiye message ndayifite hano, niyo ndi gusoma no ndabye muri telefone. Ndi kwibaza iki gihe Imana guhagurukije mu Rwanda, ugiye kuri kamera, wakoraga umurimo w'Imana mu nsengero, mu byumba wenda no ku misozi, aho Imana gushobozaga hose. Uyu munsi ishimye yuko no kuri kamera ujyaho abamva ururimi uvuga ku isi hose bakakumva. None ko ijambo umurokore ryabaye igitutsi,
urakora umurimo w'Imana gute, iri zina urarikureho akavuga ngo aya mabyi barisize gute, Imana igakurikiye kubwira ngo iki? Yego. Imana imagurukije kubwira abantu ngo mbabwize ukuri kw'Imana ndetse n'ukuri kw'ijambo ryayo ndetse n'ukuri k'umurimo wayo ukomeze no kuhagaze. Magurukije kugira ngo mbwire abantu bayo bongere bagaruke imbere y'Imana, bace bugufi, bongere biyeze bajyane umwe n'Imana n'ubwiyunge, bongere bave mu nzira zabo mbi ndetse no mu bari gutana basuye inyuma n'ababivuyemo n'abasuye mu byaha, bongere bagarukira Imana, bongere bagire ubwiyunge n'ubusabane n'Imana kugira ngo Imana yongere kubagirira neza. Yego. Abantu urwabaye kugira ngo ubwize abantu kuri, birashoboka yuko ubwo impamvu ikubwiye ngo ubwize abantu kuri nuko hariho abantu batababwije ukuri. Yego. Ukabigwabwije kugira ngo ubwize abantu kuri. Cyaka bavuga ngo bagirane ubumwe n'Imana. Ese iyo urebye ubona ari cyo cyatumye abantu batagirana ubumwe n'Imana, ubwo batagiranye ubumwe n'Imana hari ibyo bagiranye ubumwe n'ibindi. Ubona ari cyo kiri gutuma abantu batagirana umubano mwiza n'Imana muri iyi minsi, biri guterwa n'iki, byakemuka gute? Ikintu kiri gutuma abantu benshi batagirana ubumwe n'Imana cyane, abantu bari kwihutira gushaka ibintu byinshi cyane n'igihe cyabo kitaragera, hakaba hazamo guhemuka no kugirana nabi. Bari kwihutira gushaka ibintu byinshi cyane igihe kitaranagera, hakaba habamo kugirana nabi no guhemukirana. None umuntu abwirwa, ushaka gusabwa ngo umuntu ari gushaka ibintu byinshi cyane kitaragera kandi akumva ugiye kugiye cyageze, akumva ko cyageze nka ndi gushaka ibintu nkaba ndi kuri kamera ariko numva ko icyo gishye. Yego. Ni gute umuntu amenya ko ari mu gihe cye, kugira ngo umva ko atari mu gihe cye arebe wenda kuntu yasubira inyuma ategeze ku rushinge rwaho rugomba kugera? Ugomba kwizera. Ugomba kubanza kugira kwizera, kwizera Imana ibyo yakubwiye ko izabisoba kandi izabikora. Ariko umukiranutsi azabeshwaho n'imirimo y'amaboko ye cyane. Kwizera gusa birahagije? Kwizera ni ukwizera ibyo Imana yakubwiye ko izabikora, ariko ukanakora. Ariko mu gukora ugakora hatarimo guhemuka no kugira abantu nabi. Ndumva rero abantu bakora ngo bakirinda guhemuka ariko bagakora. Kuko ubwiye abantu hari abantu bari gukora, wenda harimo gukora harimo no guhemuka. Yego. Tubwiye ngo abantu ngo nibereke gukora basubire inyuma, bari gukora mu gihe kitari icyabo, unashaka kwita bumva ngo tubonye umuvuga butumwa utangiye kutujya atubuza gukora, kandi ijambo rivuga ngo tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu. Ahubwo numva twavuga ngo bakore ariko birinde guhemuka. Gukora bakore ariko guhemuka babireke. Yego. Imana ubwira gukubwira abantu kuri. Ngiye kuguha akanya, akenshi twakiye umuntu bwa mbere ntago tujya dutinda mu bintu byo cyane cyane ko atarakamenyana na kamera. Tumuha umwanya wo tukavuga ati uhanura uko Imana igutegeka. Cyo nakubwira cyo aha ni mu rugo, tukwinjije mu rugo rw'Umusaraba TV n'umuryango, tubyita umuryango. Winjiye mu muryango tuguhaye ikaze, wisanzure uko umwuka kuyobora ugenda uko nguko. Nabwo ngo icyo kugira ngo duhanure uko umwuka kubwije. Ntabwo turi abantu uvuga ngo unyabona nugera hano njya mbibona mu nsengero wayoba ati rero akamanza kunyuza ahantu abantu bacu uhanura ibi ngibi ntubivuge. Nubona umusambanye ntubwiye ko wasambanye, ahubwo wabwiye bose ko Imana igiye kubagirira neza, igiye kubahaviza, bakakuza kuvuga ibyaha, kandi nubona hari n'umuntu ufite ibyaha umuvuge. Dushaka abantu bihana bakamenya ukuri, ko Bibiliya avuga ngo nibamenye ukuri niko kuzabatura. Bwiza abantu ukuri kuko n'icyo Imana iguhamagariye. Byaba ari ikibazo uvuye hano ukaba nk'aho umuhanuzi wagiye akabisigagira mu nzira intare zikamurya. Reka tuguhe ikaze, reka kandi tuguhe umwanya kugira ngo uhanure uko umwuka yagutegetse. Imbaraga n'amavuta ntibikubure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Akire mu izina rya Yesu. Amen. Imana nishimye. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Yesu we, kumanza kumva uyu muririmbyi uvuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nawe ujya kwa Data atamujyanye, kugira ngo abantu bose banze bumva ko Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nta muntu ujya kwa Data atamujyanye. Yego. Ikindi babanze bumve ko aho turi hose naho dutuye Uwiteka ari waho abantu, kandi bumve ko ibyo dutunze n'ibyo dufite ari Uwiteka. Bumve yuko ubuzima duhagaze bwose ari Uwiteka, bashyire ubwenge bwabo mu ijuru ahubwo bari ku Uwiteka. Ikindi Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo ni Imana ikije amarira benshi mu gihugu bita muri Sadaraya.
Australia igihugu cya Australia yego Imana ikijije amarira menshi cyane igihugu cya kigiye kugira ibibazo bikomeye ariko Imana ituye amarira menshi cyane igihugu cya kigiye kujya mu marira menshi cyane abantu babwire ngo Imana irahabaye shindi Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo mu gihe barimo ni igihe cy'imisi mibi imeze nk'imeruka ariko Imana ije mu gihugu cyabo kugira ngo ibatabare baduteza amatwi bari kubyumva shindi Imana yambwiye ngo nimbwire abantu bafite ikibazo ngo cy'ubunini babwire ngo Imana irabarinze Imana ikindi bongera ambwira ngo nimbwire abanyamakuru ngo ni Imana ibabereye maso ubagumye bakora umurimo wayo Imana iri kumbwira ngo nimbabwire ngo itanze ubwishi bw'abantu kugira ngo bakore umurimo mwinshi ugwire ikindi iri kumbwira ngo nimbabwire ngo ikijije abantu benshi amaso bari barwaye ikibazo cy'amaso iri kumbwira ngo nimbwire abantu bose bihutiye kuvugana nayo ni Imana yongeye kubasubiza imbaraga Imana irambwiye ngo igeze muri HCR Imana irambwiye ngo ni Imana ikuye ikintu cyitwa imirambo myinshi mu modoka yarizanye abantu benshi ibakura mu gihugu bajyana mu kindi gihugu irambwiye ngo nimbwire abantu hagati y'ukwezi kwa gatandatu ku mwaka utaha Imana irambwiye ngo ni Imana izanye ubutabazi mu gihugu cy'u Rwanda Yesu Imana iri kumbwira ngo nimbwire abantu babuzije uburenganzira Imana itanze uburenganzira ariko ikambwira ngo abahakana izina ryayo Imana ikambwira ngo bagiye kubazwa ibyo bavuze ikindi ikambwira ngo nimbabwire ngo utunyamaswa dutoya twari tugiye kujya tubatera ariko Imana irambwira ngo nimbabwire ngo ni Imana ibatabaye ikindi ikambwira ngo nimbabwire ngo hari abasirikari benshi bagiye kujya ku rugamba ariko Imana irambwiye ngo muri abo basirikari Imana irabarinze bagiye kugira ikibazo cyo ku rugamba bari bagiye mu nzira ariko Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo irinze abo basirikari kamwe ngo nimbwire umuntu uri muri Uganda umubyeyi yarafite ikibazo cyo mu nda gikomeye cyane cyanze gukira Imana ikambwira ngo nimubwire ngo imukishije mu nda maze igihe kinini ari kujya kwa muganga babura uburwayi ariko Imana irambwiye ngo nimubwire ngo iramukijije ari muri Uganda maze igihe kinini ajya ku bitaro cyane babura uburwayi arwaye ariko Imana ngo iramukijije Imana irambwiye ngo nimbwire abantu bafunze ngo ifunguye imfungwa 70 abantu bari mu magereza Imana ifunguye imfungwa 70 mu bantu barafunzwe bamaze igihe bafunze Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo hari abantu bafungiye ku mupaka w'u Rwanda na Uganda Imana irambwiye ngo abantu Imana irabafunguje kuko bararenganye Imana iri kumbwira ngo nimbwire abantu hari umuntu urwaye ufite ikibazo cy'amaguru urwaye amaguru yabyimbye cyane yanze gukira ariko Imana irambwiye ngo umuntu ayimukishije amaguru ikindi Imana iri kumbwira ngo hari umuntu ufite ikibazo cyo kubura ubwenge amaze igihe kinini yaribagiwe nta kintu yumva ariko Imana irambwiye ngo nayimukishije uwo mutwe yongeye kumuha ubuzima Imana irambwiye ngo nimubwire ngo uwo muntu ajya agira ikibazo akegama no ku mutwe umumereye nabi agatsindagira umutwe ku nzu ariko Imana irambwiye ngo nimubwire ngo iramukijije ari mu Bubirigi Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo hari abana benshi bari bagiye kujya babura ariko Uwiteka ararinze Imana irambwiye ngo nimbwire abatinganyi Imana irambwiye ngo arabagiye kujya bagira ikibazo bakagira ikibazo cyo mu buhumekero bwabo ngo bajya kwa muganga no gukira bikanga Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo ndetse bamwe muri bo batangiye kugira uburwayi bwo hasi bivuza indwara babuze izo barwara Imana iri kumbwira ngo nimbabwire ngo ndetse bamwe bumva bafite umuriro mwinshi muri bo bumva umuriro mwinshi uri kwaka muri bo ariko Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo nibahindukire bongere bagaragire Uwiteka banga ibyaha ndetse Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo ibyumba byabo birabizi ndetse n'inzu zabo irazizi Imana irambwiye ngo irinze umuganga mukuru wo korera ku Muhima muganga ukorera ku Muhima mukuru uvura indwara z'abagore Imana irambwiye ngo iramurinze muganga mukuru ukorera ku Muhima iramurinze ndetse agira ikibazo cy'umutima cyane Imana irambwiye ngo nimbwire abantu kari Imana igeze mu maraso menshi abantu bose bamaze kugira ikibazo cy'uburwayi mu maraso ariko Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo amaraso yabo aramaze kuvura ndetse amaze gupfa ariko Uwiteka yongeye guhindura amaraso mu mubiri yabo ndetse irambwiye ngo nimbabwire ngo benshi muri bo bamaze gupfa bamaze gushira ariko Imana irambwiye ngo yongeye gusubiza amaraso mashya mu buzima bwabo kongera ikamwe ngo ari umwana w'umungu ikijije afite ikibazo cyo kwiruma akirumagura bakoberwa uburwayi yarwaye abimaranye igihe kinini cyane ariko Imana irambwiye ngo uwo mwana iramukijije
Zaburi igice cya mbere. yego Hahirwa umuntu akurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, yego ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, yego kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. yego Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana yahabwa icyubahiro. Amen. Komezaho gatoya. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Yurekeraho. Imana nishimye. Haleluya. Iyo ni ijambo ry'Uwiteka ribwira buri muntu wese. Wahirwa umuntu wese udakurikiza imigambi y'ababi, nahagare mu nzira y'abanyabyaha ndetse n'icari n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka Imana ngakaribwira ku manywa na nijoro. Wemeye amategeko y'Uwiteka, azana n'igiti cyateye ku mugezi cyera imbuto mu gihe cyacyo, ngo ndetse nibabi byacyo ntabwo bizuma, ngo ndetse icyo azakora cyo kizamubera cyiza. Ngo ariko ababi nibamera gutyo abantu muramutumurwa n'umuyaga. Imana irashaka ngo ukore ibyiza, irashaka ntuhemuke, irashaka ntugire na mwene so mwene nyoko, irashaka ntumugambanire, irashaka ngo ukiranuke, ahubwo wemera amategeko y'Imana ari yakuyobora. Niwemera amategeko y'Uwiteka Imana uri mu ijuru, ngo uzabona n'igiti cyateye ku mugezi ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo. Icyo giti cyera imbuto ni igiti cyera imbuto kirakundwa, ukigeza akishimira, ukigeza akagikunda kuko cyera imbuto nziza. Uko niko Imana ibashaka ngo buri wese yera imbuto. Wakera imbuto muri bagenzi, wakera imbuto aho utuye, wakera imbuto mu murimo ukora, wakera imbuto mu bavandimwe, wakera imbuto ku babyeyi bakubyaye, wakera imbuto mu mirimo yose ukora, ukaba igiti cyiza. Imana ikakwishimira. Jambo rikongera rikagusubiza ngo wemeye kwera imbuto agana n'icyo giti cyateye ku mugezi cyera imbuto mu gihe cyacyo ngo byacyo n'ibyume, ngo icyo azakora kizamubera cyiza. Nuwemera gukora ibyiza ntuhemuke, ntugambane, ntukore ubugome, bakora ibyiza ntuhemuke, nturiganye, uzabona n'icyo giti cyateye ku mugezi cyera imbuto mu gihe cyacyo. Ni igiti cyiza cyane cyera imbuto, ntabwo kijya cyuma, ndetse n'iyo izuba ryavuye ntabwo cyuma, imizi yacyo ishorera mu mazi. Ni igiti cyiza gihora biba bitoshye, gihoraho imbuto igihe cyose. Haleluya. Imana irashaka mu ruhande rwawe ngo were imbuto ahantu hose utuye, were imbuto mu mudugudu urimo, were imbuto mu bayobozi, were imbuto mu gihugu, wera imbuto mu kazi, wera imbuto mu murimo ukora, wera imbuto ugire neza, ntugambane, ntuhemuke, ntubeshye, ntiwibe, ntiwice, ntusambane, nturoge. Imana niko ishaka muri mwese ngo mugirane neza, mukore ibyiza, nayo izibagirire neza. Iryo jambo rikongera rigameza ngo uweme kumera nk'icyo giti, icyo azakora kizamubera cyiza, ngo ntabwo kizaba kibi. Niwemera gukiranuka, ugakora ibyo gukiranuka, ugakora ibyo kwizana n'ibyo gukiranuka n'ibyo kwanga icyaha n'igisa nkacyo, Uwiteka aravugana nawe, n'icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Ariko rikongera rikakubwira ngo ababi ngo nibamera batyo abantu muramutumurwa n'umuyaga. Ababi ni babandi bahora mu bibi, bamwe banze gukiranuka kuko nyine inzira yabo ari bibi, byaba ari bibi, niyo mpamvu ibyabo bitumuka n'umuyaga. Ugasanga rufite ibintu byinshi ejo bikagenda, ugasanga rufite ubutunzi bwinshi ejo bukagenda, kuko ari bibi nyine, ari bibi, ntabwo bizegera biramba, ahubwo bizatumuka bigende nk'umuyaga. Umuyaga nuzo bitumure, ikintu cyose ni cyiza kibijyane, kuko ari bibi bitegeze biba byiza. Imana niko ishaka mwese ngo mukore ibyiza kandi mukiranuke, mubwize abantu kuri mutabeshya, muce imanza zitari za kibera. Imana ibagirire neza. Ijambo riri mu Bafilipi, Abafilipi 4 umurongo wa 6. Abafilipi 4 umurongo wa 6. Yego. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose,
n'ibishimwa byose. Nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. komezaho. Nishimiye cyane mu Mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga, ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho naba ndi hose nuko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana icyubahiro. Amen. Ni ijambo riri mu Bafilipi ba mbere bivuganye nabo. Imana ihabwe icyubahiro. Ongera urifate, wongera urisome. Twongere turisubiremo. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Uretse aho ngaho, Imana ishimwe. Amen. Imana iri kubabwira ngo ntibakagira icyo biganyira, ngo byose bimenywe n'Imana. Babisabye kandi babyingingira. Imana irashaka ngo nimwongere muyinginge, mwongere muyisabe, mwongere musenge, mwongere mukiranuke, mwongere musabe izindi mbaraga, mubyingingira. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ngo amahoro y'Imana ngo nayo umuntu yamenya, ngo azarindire muri Kristo Yesu. Imana ishaka ngo ibyo yababwiye byose, byabumvise, byabahaye, muharanire kubikiranukamo kandi bane gukora ibyiza. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gucyanuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Imana ishimwe. Amen. Yaba ingeso nziza. Imana ishaka ngo bongere bagire ingeso nziza, bongere bakora ibyiza. Komeza mu izina ry'Uwiteka. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nubwo nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibyo bumvishije, ibyo yababwiye, ibyo yababonanye, ari byo nabo bakora. Nibwo Imana itanga mugisha, nayo izabana nabo. Bakira ijambo ry'Uwiteka. Komezaho gatunganye. Nishimiye cyane mu Mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga, ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Imana ishimwe. Imana ishaka ko buri muntu wese anyurwa n'ibyo afite. Shaka ko mu butunzi ufite, mu byagwaye unyurwa n'uko ufite, ukanyurwa n'uko uri, ikakugirira neza. Yego. Imana ishaka abantu banyurwe. Igihe kimwe Imana yaransanze, iransanga n'agahinda kenshi, irambwira ngo ndababaye cyane. Irambwira ngo bamwe baje bashonje ndabagaburira, abandi baza barwaye ndabakiza, ariko baranyibagiwe. Imana irababara cyane. Irababara, iransanga, irambwira ngo ifite agahinda. Hari abo yakijije, hari abo yagaburiye, hari abo yambitse, hari abo yarinze, ariko baribagiwe. Imana irambwira ngo irababaye. Ubwo butumwa narabugiye mbutambutsa mu bantu benshi, nubwo nabashije kugera aha ngaha, ariko nagiye mbutambutsa mu hantu hagiye hatandukanye, ndetse n'insengero nagiye mbitambutsamo. Yewe hari imisozi nagiye mbibwira, mbagenda mbabwira uko Uwiteka yanumye.
mwongere mugarukire Imana, munyurwe n'ibyo ibaha, ndetse n'abo yahaye bongere bayishimire, bagira amashimwe yo kuyishimira cyane. Nibwo Imana itanga umugisha, itanga amahoro, izongera ikagumya ikanabagirira neza. Imana ishimwe. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Ushobozwa byose na Kristo nk'imbaraga. Imana ishimwe. Imana irashaka abantu bongera bagaca bugufiya, bagacira Imana bugufi, bakubaha Imana. Ndetse waba utunze, waba udatunze, waba uhaze, waba unashonje, nk'uko ijambo ribikubwira, ca bugufi wongere wumvira Imana. Waba ufite byinshi bisaba, ukaba ufite byinshi cyane, ndetse waba utabifite, ongera uce bugufi, wongere waha Imana. Imana yongere ikugirire neza. Yego. Ariko Imana namwe ngo nimbabwire ngo mu bantu bagendera mu birere mu ndege hari hagiye kumwivurugutana mu kirere, ariko Uwiteka arinze indege yari igiye gukora impanuka. Reba ijambo riri mu Bagalatiya, Abagalatiya igice cyaho cya 9 umurongo wa 10. Abagalatiya igice cyaho cya 9 umurongo wa 10. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 7. Mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu, kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga, kuko bizeye bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Imana ishimwe, komezaho. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havamo umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Komeza. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo n'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havamo umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubone ko duhesha wa mwuka twasezeranijwe. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu. Isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe ari we Kristo. Ibyo mvuze ni ibi: ni uko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze wayasezeranije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. None se
amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira ubwo byasezeranijwe, kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayiha abantu. Icyakora uwo muhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. komeza. Mbese ubwo bibaye bityo, amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gucyanuka kuba kwarabeshejweho nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranyijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakagire umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Amen. Bakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana nishimye, Imana nihabwe icyubahiro. Banze namwe mumere Imana amashyi. Imana yacu nishimye. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Imana niyubahwe cyane.